niba umukunzi wawe afite abandi bantu akunda niba uri umuhungu uyu muhungu ugukunda afite abandi bakobwa batatu mukaba muri bane mu buzima bwe nuko wowe ubwawe utamuhagije wowe ufite 25% n'undi 25 kugira ngo ashobore kumva yuzuye ukurikije icyo abashakaho hagejwe so mu gihe rero azabona umuhagije 100% mwese azabareka atware wa wundi kuko inyota hano ufite niyo urukundo mu gihe rero utarabona umuntu urwuzuza uracyashakisha nyine batatu bane urafata umwe yagera mugabona ntibyuzuye ukongeramo wa kabiri ugasanga ibyo wambaye nabyo ntabyo afite ariko kandi ibyo wa kabiri afite wambaye nawe ntabyo afite ukamugumana ugashaka n'uwa gatatu kandi kuko nyeneye amafaranga yo muri A nyeneye K yo muri B nyeneye sex yo muri C kandi nyeneye friendship yo muri D